Shukuru ndagushimye cyane ariko kwitanga ntabwo ari ikintu icyo ari cyo cyose ngomba umunyarwanda uwo ari we wese, akaba ari n'inshingano ya buri wese ukunda igihugu cye kukitangira no gushyira ukuri ahagaragara. Uyu munsi rero ndagira ngo tuganire ku bintu bibiri. Ikintu cya mbere ni ukubanza gushima abantu bose bafite YouTube channel, uburyo ki batahwemye kuvuga no kwamagana amabi y'akariya agatsiko ka Kigali kayobowe na Kagame n'itsinda ryiwe ry'abamafiya. Gapere yakwinze kwita bimwe byihebe biyobya indege n'amato. Ndashima yuko nyuma y'ubwicanyi bwakunzwe gusoma ku maradiyo atandukanye tugaragaza ubwicanyi bwakozwe n'abajenerali bakomeye bo muri FPR, isaha y'uno munsi abicanyi ba Rukarabankaba biyicaje mu rugwiro. Ayo marisite nyuma yo gukwirakwira isi yose, mwabonye yuko inyenzi umutanyi zagize ubwoba, bakabona yuko muribuka ko iyo liste exactly iri ku basirikare. Iyo liste ikaba iri mu liste y'abantu 45 batanzwe na n'umujije w'umusipanyoro bita Jean-Louis Bruchieri, yasabaga yuko bashyirwaho mandadare bagafatwa. Nyuma rero byaje kwitambikwa n'abafaransa kubera inyungu zabo bwite bari bafite muri Kongo. Ariko nyuma yaho muri kino gihe ubona yuko amahanga yari kwekara agatsiko, Kigali nayo inaniwe guhanyanyaza, nabo ihise isohora liste yabo. Icyo nacyo ni ikintu cyiza cyo kwishimira. Ni umuriro, mukomeze umuriro ku social media, agatsiko ko karimo kararunduka kageze mu marembera. Ndashima kandi abantu bacishije ku biganiro byabo ibijyanye n'iyicwa rubozo rikorerwa abanyururu mu magereza hafi ya yose atandukanye, ndetse tukaba twanasabaga yuko mwakomeza kwamagana ubusambo bukabije cyane ubukorwa na leta ya Kigali. Ubwo busambo rero nk'uko tugiye kubuganiraho cyane cyane ni ibijyanye na transport. Abantu benshi cyane mu mujyi wa Kigali bambuwe imirimo, bamburwa amataxi yabo, bamburwa abaminibisi, bavanwa mu bucuruzi bwo gutwara abantu n'ibintu. Nyuma bitegetswe n'uwitwa Dodo wari uhagarariye Atrako, ariko ubu ngubu byarangije kugaragara yuko ari FPR yashakaga kwiharira isoko ryose irijyanye no gutwara abantu n'ibintu mu gihugu. Ibyo ngibyo mu by'ukuri bimaze kugaragara yuko abagenzi birirwa banamye ku nzira, bakubitwa n'izuba, banyagirwa, bategereje imodoka, bakarinda bigera nimugoroba, bamwe bakarara mu magare nta modoka babonye. Nyamara kandi igihugu ntigisiba gutanga imisoro y'abaturage, ntigisiba buri gihe kubona abaperezida bagendera mu modoka n'imiryango yabo zihenze, cyangwa se burira indege bakajya kwinezeza mu mafaranga y'umusoro. Ariko serivisi zitangwa mu gihugu mu bijyanye na transport bikaba ari ikibazo. Iki kibazo rero tukaba mu by'ukuri tubona abakuriye umujyi wa Kigali bari bakwiye kwegura, cyane cyane ko ukuri umujyi wa Kigali yavuze ko abaturage binubira izo serivisi, ndetse n'uwitwa Uwase akaba yarakomeje kubeshya abantu yuko imodoka bazitegereje mu kwezi kwa gatatu ntizaje, ukwa gatandatu n'ukwa cyenda nguko kurangiye amaso ari mu kirere. Nawe akomeza avuga ko zizahagera mu kwezi kwa gatatu k'umwaka utaha, ngo nyuma bakazazana imodoka zo gutwara abagenzi mu rwego rw'ikoranabuhanga ngo zizaba zikoreshwa amashanyarazi. Ibyo rero mu by'ukuri
tukaba tutagomba gutegereza icyo gihe, ahubwo tubahaye igihe gitoya gishoboka yuko kino kibazo kijyanye n'imodoka zitwara abagenzi, tukabona ko iki kibazo tubahaye icyumweru kimwe cy'uko imodoka zitwara abagenzi mu mujyi wa Kigali ndetse no mu ntara zitandukanye mu gihe cyaramuka kitabashije gukemurwa mu maguru mashya, social media n'ubusanzwe tuzereka amahanga yuko leta y'i Kigali ari leta y'ababeshyi, ibyo basezeranya abantu mu buryo kugira ngo amahanga akomeze agira ngo ni leta, ariko ni agatsiko k'amabandi mu isanduku ya leta nta mafaranga arimo. Icyo ngicyo kiri mu byo kira ngo tugomba gushyiramo ingufu muri kino cyumweru. Tugiye kongera kureba by'umwihariko ibijyanye n'ubusambo bukomeye. Ubu busambo bukomeye rero nyuma yaho bigaragariye yuko Jeannette Kagame arimo agaragara mu bikorwa byo kwegukana amasoko hafi ya yose mu gihugu, kwambura amasosiyete yigenga n'abikorera ku giti cyabo bafite imishinga imajije kugira ikigeraho cy'iterambere. Ibyo rero nk'uko twabibonye, hari abantu benshi cyane bakomeje kutwandikira batubwira yuko uyu mugore ari we Jeannette Kagame, nuko abenshi mu gihugu batangiye gusabwa yuko ba rwiyemezamirimo bahatanira amasoko, abantu banditse imishinga yabo ndetse bayigeza kuri leta. Benshi mu biyo mishinga ayo babonye yuko ari imishinga myiza, babashije kwikoramo amafaranga mu bushobozi bwabo, bajya hanze bajyana n'amatsinda yo kwiga uko uwo mushinga uzakorwa. Muri bo harimo uwitwa Shadia ufite umugabo bita Isa, wateguye umushinga w'indabo ndetse ajya mu mahanga n'abantu biwe ku mafaranga yiwe, barawiga, barangije kuwiga bagaruka mu gihugu bawushyiramo investment ihagije, ndetse afata n'ibishanga bitandukanye. Uyu mugore Shadia yari azwi yuko ari we wagendaga utaka akora decoration mu bukwe ndetse no mu maofisi ndetse n'ahantu henshi cyane habaye iminsi mikuru ikomeye, ntiyatangwaga, aho abantu benshi bishimiraga serivisi yiwe ko yari ikozwe neza kandi ubona ibyara umusaruro. Akaba yaranatangaga akazi ku bantu bagera hafi ku 2,000 bakoraga iyo mirimo y'indabo mu gihugu cyose. Rero yahaje guhabwa igisanga cy'akaje vuba, aragitunganya, arangije kubona yuko umushinga wiwe ugeze mu gihe cyo gutangira kubyara inyungu, yaje guhura n'ikibazo gikomeye cyane ubwo Jeannette Kagame yamwegeraga amusaba yuko yagira sheya muri uwo mushinga wiwe. Amubwira ati se ko uri first lady ukaba uri umuntu ukomeye, aka gashinga nka gatoya tuzagabana gute inyungu? Undi amubwira ati ibyo ngibyo ntabwo bikureba, icyangombwa ni ukwemera kureka 30% nanjye zikaba sheya zanjye. Byarangiye uwo mushinga Jeannette Kagame awutwaye. Shadia ubu yahindutse umusazi kubera pressure, atekereje umushinga w'ukuntu bawumwambuye. Murazi neza ko umushinga w'indabo wambuwe Shadia. Ibyo bikaba mu by'ukuri bigomba kwamaganwa hano kuri social media. Izi nkotanyi zirya akagabuye n'akatagabuye, izo zimeze nk'inturi, zimeze nk'ingegera, zirya akadahabwa n'akataribwa. Dukomeze umushinga wateguwe na Sina Gerard wo gutegura urusenda. Mu by'ukuri murazi yuko uyu mushinga nawo yamaje kuwamburwa na FPR, akaba ariyo igiye mu rusenda ku masoko mpuzamahanga. Ni ikintu gitangaje cyane kubona leta ya FPR ishaka kungukira no mu dushinga duto cyane twakagombye kuba dufasha abantu kwirwanaho. Iki kibazo rero ntabwo ari aho ngaho cyonyine kiri, cyane yuko hari n'undi mugabo wundi bita Kinono Celestin uvuga ko yamaze kwitegereza ikibazo cya reboisement na deboisement
cyuko u Rwanda rukoresha amakara cyane kandi kubw'iyo mpamvu isi ubutaka bwo mu Rwanda nta mashyamba byaba ari ibibazo bikomeye byashobora kugeza ku Rwanda kuba igihugu cyazahinduka ubutayu niba nta kintu gikozwe. We rero yagiye kwiga afata abantu biwe azenguruka ibihugu bikomeye nk'Ubushinwa ariga ukuntu yazajya akora imbabura zikoresha nyiramugengeri cyane ko mu Rwanda hari ibishanga n'imigezi byinshi cyane. Arangije kwiga uwo mushinga no kuwutunganya akimara kugera mu gihugu no gutangira gukora yahawe amasoko, nyamara Nyiramongi amaze kubona yuko umushinga umeze neza yarawumwambuye ndetse aranamukenesha. Ibi ngibi ni ibintu bizwi na buri wese yuko iryo soko nawe yamajije kuryamburwa, amajije kurishyiramo amafaranga no gutakaza amafaranga yiwe yose atubutse. Umushinga arangije kubona ko igihugu cyose cyatangiye kwitabira umushinga wiwe, haje itegeko riturutse bukuru yuko umushinga agomba kurekera Jeannette Kagame cyangwa se agahitamo ibintu bibiri: gukomeza umushinga cyangwa kwinjira amageragere. Ibyo rero nk'uko bimeze akaba ari byo twagira ngo isaha y'uno munsi tubashe kuvuga. Nk'uko mwitegereje neza mwabonye yuko Onatracom kera yari ifite amabisi. Ayo mabisi akaba yari ku giciro gito cyane. Buri wese udafite amafaranga mu bushobozi bwiwe yagomba gutegereza imodoka ya Onatracom zakorogaga mu gihugu, umujyi wa Kigali ndetse n'ahandi hose. Izo Onatracom tukaba dusaba yuko ayo mabisi ya rubanda yasubiraho. Ikindi kandi tugasaba yuko abikorera ku giti cyabo babaga bafite amaminibisi yavanywe mu nzira yafashaga abaturage akabasha no kugera mu byaro aho iminibisi zindi zigera. Ayo nayo tugasaba yuko yasubiraho. Mu gihe u Rwanda rudashoboye gukemura ikibazo cya transport, ni ngombwa ko bemerera ba rwiyemezamirimo nabo kugira ngo bakore iyo mirimo, abaturage babashe kubona serivisi mu buryo bwo kujyana ibicuruzwa byabo mu gihugu hose. Ni ngombwa yuko FPR bigaragara yuko itagishoboye nireke ba rwiyemezamirimo bakore kandi bakore nta mbogamizi irimo. Ibyo rero nibyo bibazo twashakaga uno munsi kugira ngo tuvugane, twibutse kandi twibukiranye neza. Ikibazo cya mbere ni ugukomeza gusakuriza abayobozi b'umujyi wa Kigali bagakemura ikibazo cy'abagenzi. Tubahaye icyumweru kimwe, bitaba ibyo ngibyo ku social media tugasaba yuko bakwegura. Icya kabiri ni ukureba uko niba government idashobora gusubizaho amabisi yatwaraga abagenzi ku giciro cyiza akazenguruka mu mujyi wa Kigali n'ahandi hose mu gihugu bigakorwa. Ni ngombwa ko leta yakwemerera babacuruzi ba rwiyemezamirimo gushora amafaranga yabo mu buryo bwa transport y'abantu n'ibintu, kandi imisoro ikagabanwa ku buryo nta muntu uzaba ubangamiwe n'ibiciro byagiyeho. Rero iki cyuko Jeannette Kagame agomba gusubiza abantu bose yambuye amasoko, cyane cyane tugasaba yuko aba twavuze haruguru uwashobora kuba yabatubonera uyu bita Kinoni Celestin. N'uyu mudamu Kinoni Celestin niwe wari ufite isoko ryo gukora imbabura zikoresha nyiramugengeri. Turamukeneye cyane kugira ngo atubwire uburyo ki First Family yamwambuye ikamukenesha n'ubungubu akaba arwaye kubera ibibazo by'igihombo yatewe. Igihombo ya Sina Gerard akomeje guterwa nacyo kikaba agiterwa na First Family yamwambuye amasoko yose y'ibikomoka mu buhinzi. Abantu benshi cyane bambuwe ibishanga byabo bikorerwamo imirimo y'imbuto ndetse n'indabyo. Igihugu hafi ya cyose muzi ko ibishanga byose ari ibya First Lady. Turasaba yuko abantu bazaza kuri social media bakatubwira neza ikibazo cy'iri soko uko byagenze. Tugasaba kandi yuko ababona Shadia mwamutubwirira akegera social media kugira ngo dusobanurire neza uko iri soko ryiwe ry'indabo ryambuwe na First Family ndetse n'abandi bose bakomeje kurenganywa na First Family
mugende mutugaragariza ukuntu FPR yabasabye share mu masosiyete yanyu bikarangiza ayo masosiyete yose FPR yatwaye. Ibyo rero turagenda tubona ubutumwa butandukanye bwo kuva mu bice byose bitandukanye byerekana uko abantu bambuwe amasambu, bambuye ibishanga, bambuye imitungo, bambuye amazu yabo, bambuye imishinga, bambuye amaproje. Muhima rero ngayo nguko ibintu nta mikino ihari. Ubu ni uguhaguruka, abanyarwanda tugahaguruka tugakubitira ikinyoma hakubuye. Ubwo abambuwe utwabo nyine ubwo harageze ko tugomba kubavugira, bakabavugiriza induru, kuko twambuwe turi benshi. Abatwawe amasoko y'imbabura, abatwawe amasoko y'ubuhinzi, abatwawe ibishanga bagashyiramo inka, abatwawe ibishanga byari birimo ibijumba bitunga abaturage bikarangira babinyazwe, ubu abantu bakaba bari kwicira inda mu kanwa. Mbese ibi byose bigomba guhinduka. Nyuma yo guhinduka rero bigiremo uruhare n'undi uwo ari we wese abigiremo uruhare, nta kwitwaza ngo ibi ni ibiki, kuko buri wese afite uruhare rwo kugira gute, rwo kurwanya FPR, kuko ibyo bakoze bigomba kubagaruka byanga bikunze, nk'uko no mu bindi bihugu biri kugenda bigaruka abayobozi n'ibyo bagiye bakorera abaturage. Tera inkunga rero David TV, akamenyetso ko guteranya 256 775.